nyuma yuko Muyango yari yapostinze ibyo bintu avuga ngo ashatse kunkura muri trash ngo zenjye nyine sinigeze kubaza uko byagenze na kinigeze na kimwe mbaza nje nakomeje akazi kanje cause I'm all about my bag ndangije cyumwe kirangiye ntuza uri kuvuga ni iyi ngiyi sinzi ufata mu nyungu bidahita nzapfa mugisha ukuri ubwe Muyango yize kunzi muri drama ze na Keti ya Kayonga bavuga ngo nubwo nishije nkabareka ngo ngewe ngo nsangira ibiyobyabwenge ngo na Muyango namwicuza nawe si madame ngiye kumusangira ibiyobyabwenge bamugore Jesus Keti ya Kayonga aramuzana Keti ya Kayonga ibyo bintu twabivuganyeho ngewe nawe ariko twize nshaka ku expose ndaho yatubyihorere nshaka kubishyira hanze urambuza karabizi man nkunda drama man abo bose abo host bose ndabarusha amafaranga bari mu cy'ibirenge byanjye you know uko nimba nibuka neza nahagarara no ku maguru yanjye nabihamya n'amaguru yanjye abiri yuko uretse Imana yatumye Muyango agera aho ageze ahangaha after God I'm among the people that held Muyango's hand to get where she is right now. I really did that with my whole heart. Munyuma hano mfite injiji nyinshi tumva icyongereza kandi urugushyamo icyongereza cyinshi so aravuze ngo nyuma y'Imana yafashije Muyango Zinda ari mu maboko menshi yafashije Muyango kugera aho ageze uyu munsi komeza adashyizemo urwango adashyizemo iki mu mutima we arabizi neza ko ibyo bintu mvuze ari byo ashobora kuba adakunda kubyumva but she knows deep down in her heart that I've held her hand from high school to Miss Rwanda to hosting to doing everything to friendship to everything in this life. So I was wondering uyu mwana w'umukobwa aranziza iki ariko ndatuza ndabyihorera mbere yuko tugera ahangaha Zinda amakuru yangezeho ashobora kuba atari yo avuga ko ingumi yakubiswe Muyango n'umubawonsa nyuma yuko Muyango yirukanye umushuti wawe cyangwa asabye ko umushuti umuntu wari waje okay aya masaha nibwo tumenye ko uriya muntu wari uramujene ko atari umushuti wawe ubwo yari umushuti w'umushuti wawe amakuru yangezeho avuga ko nawe umushuti wanjye niwe wamuhamagaye ariko nanjye ni inshuti yanjye not that deep but we are friends bivugwa ko we cut the information which said on that night you are behind of that patch yakubiswe Muyango ngo ni wowe ngo wakoranye ngo iriya ngoma niwo munsi Muyango yirukanye uriya muntu bati yego so bakavuga ko nyuma yuko wowe warakajwe nuko umuntu wawe yirukanwe mu kabari urukunyumva Muyango amaje kumukubita amacupa akamwirukana mu kabari ngo wararakaye then ni wowe iriya ngumi bakubise Muyango akajya mu bitaro uyiri inyuma niho nashaka kujya gutweranya imbere yuko ukomeza oya ntago nyiri inyuma jiha ntago nyiri inyuma ko njewe ntago nzi nanga ku rwego unyisende sorry Godfather sorry nago na muntu nzi nanga ku rwego rw'uko nakumva yuko nagukubitisha na muntu nzi nanga ku rwego rw'uko nakumva naguhemukira cyangwa najya kuguteza abantu ngo bagukubite. I've never had that kind of hatred in my life. Like even my worst enemy, I just let them go. I just release them and go. Nago ngiye mfite kwanga umuntu bigeze kuri urwo rwego. Ejo bundi numvaga bavuga ngo nishaye nango babiteye none ngo ngiye babiteye. But that's so wrong. Byatewe nuko yagiye akamenyera umubouncer niba gifunze niba atagifunze cyetara ntaramuka agaragaye mukamubaza aho iyo ngumi yaturutse. Ego uko njewe nta kibazo nafitanye na Muyango iryo joro ni kibazo yarafitanye n'igifatanya na mugenzi wanjye twarakomeje turana hostinga tunateka nta kibazo nago nyuma y'ibyo kandi njewe nakomeje nishaye n'ahantu hamwe I was sitting in the same place. She's the one who was loitering around moving up and down. Urumva niyo ngumi yo bajya no kwimukubita nari ngiye kuri toilette ariko njewe mbere ko njya kuri toilette yari maratongana n'umubouncer kuri gate. Wasize ari gutongana n'umubouncer ndangije ugarutse usanga umuntu aryamye hasi wasanze aryamye hasi wasanze Muyango bamutwaye ku bitaro wasanze ambulance yaje cyangwa bamutwaye imodoka zisanzwe bamutwaye imodoka yo ku kazi. Okay hanyuma ikindi ahanga kuko ndashaka kugira ngo tugire ahanga mu kwambura akazi no kukugambanira biravuga ko uyu umwese gato mbere ko tuhagera ahanga biravuga ko uyu muntu w'umushuti wawe umwanzi wawe cyangwa umushuti wawe wari inshuti yawe
yazanye next icyumweru cyakurikiyeho ni nice ntabwo ari nice ntabwo ari nice okay komeza kuko nice yaraje mu mwandiko bivugwa ko ari we mushuti we wazanywe so let's go dukomeze rero mu kutambare we bamushyire ku ruhande ntabwo ari we yego yeah so ubwo icyumweru gikurikiyeho nkora njyenyine nyuma y'uko Muyango yari yapostinze ibyo bintu avuga ngo ashatse kunkura muri Touch ngoze njyenyine sinigeze kubaza uko byagenze nta kinigeze na kimwe mbaza njye nakomeje akazi kanjye cause I'm all about my bag ndangije icyumweru kirangiye uri kuvuga ni iyi ngiyi uretse gato Snap uri kuvuga ni iyi ngiyi yibagiwe ko abantu bamumenye kubera wowe disi ni nyine abantu barabizi ni izo comments nyine baba bari gutera they know abantu banzi njye na Muyango bari n'igikundira afite niwe watumye bamukunda Muyango okay komeza a lot of things, a lot of comments going on. Comments. Njyewe mbaza boss wanjye ndambya ameza flyers z'iki cyumweru usanzwe ameza flyers njye nkamamaza icyumweru cyose none ameza flyers ebyiri iya gatatu ari iyo Sunday arambwira ngo ndacyari kureba uburyo ki nakumvikana bari abakobwa nkabagarura muri Sunday ndambwira nta kibazo ubundi se byagenze gute gucyero bakuyeho constantly asking because I didn't know what was going on ariko bigaragara yuko hari ikintu atari kumbwira nyine ndabyihorera Wednesday ndongera ndayimusaba flyer arambwira ati ko ndamubwira ati se bimeze bite kutama flyer arambwira ati rero ati nabaye mbiretse ati kubera yuko harimo ubwumvikane bukeya nyine ndashaka kumvikana bari abakobwa kugira ngo bazagaruke ubwo ngwe n'ibicamo nzakubwira ndabwira nta kibazo wari ndo ari boss wanjye yego Godfather only for me to sit down kwa gatandatu ndimo ndakora touchdown na Semungi Saturday nakubwiye nkahita mbona basohoye flyer ntayiriho yo ku cyumweru keep going I was like wow so apparently ibyo umukobwa yavuze apostinga ariko umvuga ariko unuka avuga yuko ashatse ko mva muri kano kazi nakavamo arabikoze ndavuga okay hano comment ngo nibyo byabaye kuri Keza komeza ego nibyo byamubayeho kuri Keza nawe niko byagenze komeza ndavuga reka nkomeze night yanjye nta kintu kiri magarike this is probably the last night I'm working in Touchdown Muyango ntago nje najya guhangana nawe reka murekere ikibuga agikoreremo nawe nta kibazo afite amahoro nanjye nzashaka kandi kazi cyangwa nzabona kandi kazi so ndangije gukora nibwo na postinze iyo screenshot Muyango na postinze screenshot ya post Muyango ya postinze ari kuvuga yuko ashatse kunyirukanisha anashyira ngo #Muyango we yavuze ijambo no kuvuga ngo rigomba kugenda ndayipostinga ndangije postinga nsezera nshimira abantu babanye nanjye muri Touchdown n'ibiki byose urwo rugendo boss wanjye namwe ndamubwira ati you are the last person I expected to do this nawe ubwe nta jambo yafite ryo kumbwira because he knows I have been there for him he knows I've been riding with him through those 2 bars kugeza kuri umunota wanyu ndangije ndamwihorera ndamubwira cyo musaba nkorera imibare y'amafaranga yanjye nyishyurire njye nta kibazo Imana ibamumugisha mwarakoze nibwo na postinze ibyo bintu nagombaga no kugaragaza impamvu mvuye muri Touchdown nuko mugo byagenze. Then when did you get out there? That very Saturday, that was my last day. Like last Saturday was my last day. Narabasezeye birarangira. So she's doing the full time. None ndukorana nuvuga ngo nawe isafata umwanya urakoranaga na Semungu aracyarimo. Yarakoze nyine yarakoze nje nahari. Semungu yarakoze. Semungu aracyariyo. Semungu aracyariyo nyine twakusigaye tusigaye dukorana iyo Saturday. Yo uracyayikorayo cyangwa nayo barayihagaritse? Nago nje none se sho ako nagasuzuguro k'indega kamere uburyo umuntu twajyaraga inama y'ibintu byose ashobora kwifata akankura mu kazi atanambwiye atangishije n'inama. Yego. Simply because Muyango yakubwiye yuko ugomba kunkura mu kazi cyangwa whatever conversations you had whatever you had. Kuko bari basigaye bafite n'ubucuti budasanzwe. It wasn't normal. Niba numvise neza ibyo Muyango gukoreye ni nk'ibyo
Medbeat yakoreye Debe namutwariye Coach Gael muri Tanzania. Ibyo byo ntabwo mbizi byaba Medbeat na Coach Gael. Sinamenye ibyo ari byo. So urumva so nuko nkuko byagenze nyine nanjye ndasezera ndavuga ntabwo mfite guhanganira n'umuntu ahantu hamwe kandi mu by'ukuri ntabwo touchdown ariyo yari holdinze umugisha wanjye kumva yuko ntahakoze nshobora my life would fall apart. No, I just made the decision ndavuga nkuko nabo banunguye bakankura mu kazi batambwiye bro uzi kwicara uba wabariye amafaranga uzi ngo iminsi yanjye agenda gutya na gutya na gutya uretse bari guhasulinga uri kubyumva umuntu yahiza agakura mu kazi out of nowhere. That is so bad. Muyango umuntu amukuye mu kazi atamubwiye, she would go crazy. So bihagaze bite rero ubu ngubu? So means you have to get ego touchdown nahavuye ngo nyine negereje kandi kazi mani zamereza and other opportunities mani zamereza. Muyango namurekeye ikibuga ataza aho kugira ngo ajye kubona nje impanganye nawe cyangwa hari kuzana drama nyinshi. I'd rather let her be. I give her the space, muhaye ikibuga azaci running kabisa nuko yumva yuko nyine ariyo mu host wa Danje. Nanjye namuhaye ikibuga kugira ngo akomeze hosting. Nyuma yaho ngaho rero tubona hariya biracitse turavuga ati ntabwo bigumisha mu mutima, reka mbibwira abanyarwanda babimenye. You go on your Snapchat cyane rwose batazajya banaza muri touch abantu bazi ko ndiyo kuko nubwo baraza na Friday bajyaga bambazga none se ko tutakubona uri muri touchdown ntabwo ngewe ngomba rero guconfusinga abantu ma following. I have to be very clear with them. So wavuye muri touchdown ariko ubigambaniwe na Muyango wazanyemo. Yego. Oh my god. Yeah. Okay, so as long as twumvishe Saida ndakwihanganishije hano hari abantu bose 500 ntabwo ari bake barabyumvishe ubwo bari batabizi barabimenye kandi bimekinze clear na abantu bamwe bati no Zinda ni umushuti wa Muyango ntabwo bahakinze account ya ntabwo ari wabyanditse abandi bati niwe ndavuga kubera iki se we adashobora kubishyiraho umucyo. Yeah, na muntu hakinze account yanjye ibi wavuze niko byagenze. I wasn't expecting that. Now I have his account anje ibintu niko byagenze. I had to be clear with everyone that nk'umuntu wari inshuti wawe uwo witegereje ukareba impamvu ushobora kumenya ushobora kuyoberwa impamvu umuntu akoze icyatumye umuntu akora ikintu ariko ntiwaberwa to the source utekereza ko ari impamvu yatumye Muyango gukorera ibintu nk'ibi ngibi kandi ari inshuti yawe aho guceretse nje yambwiye impamvu yabyo nawe ntabwo ugeze amataho nta yindi kuko nje Muyango arabizi neza ko tuziranye arabizi neza cyane ko tuziranye. Yego na munyangire mba mfite like it's your problems with that person, it is not my problem with them. Ko umuntu wari inshuti yawe wafashije nuko ukanamufata n'akaboko wavuze ko nyuma y'Imana uri mu bantu bazanye akaboko mbere kumugira uwo ari we uyu munsi uravuze ngo uramuzi cyane nk'umuntu uzi cyane mukamufitanya amabanga ibingibi ntibyavamo intandaro yo kurakara hakaza amabanga atagombye kujyanza akajya hanze hari umusajemo guterana amagambo no guhangana. Amabanga nzi ko atakagombye kujya hanze yagiye ko ngo amabanga mufitiye arabizi abari amabanga agomba kujya hanze arabizi ko byagenda nta mabanga ahari ndacyayamubikire ndanakomeza nyamubikire urabyumva neza ariko nubwo twakoranaga nubwo ngubwo byagaragaraga yuko ubucuti bwanjye nawe nyine harimo a very big difference bitewe n'ukuntu twatangiye turi inshuti. We had outgrown each other. Buri muntu wese nyine icyo twahuriragamo n'akazi nyuma y'akazi nta kindi kintu nahuriragamo na Muyango. Iri joro ryamubanye na conversations zo ku ruhande na biganiro bya buri munsi na bucuti bwa buri munsi Muyango nyine nanjye namubonaga nk'uko abandi bose bamubona kubera yuko igihe cyageze numva yuko ngomba gufata umwanzuro ntabwo byari gukomeza gutyo. Mwari mumaze igihe kingana gite umubano wanyu warahagaze? Ni kinini cyane ntabwo hahagaze ni kwa kundi ufata umwanzuro ukavuga ati uyu muntu ngomba kumufata gutya kugira ngo nongera gushwana nawe cyangwa nongera kugira ikibazo muriramo nawe ngomba kumufata gutya umuntu ukamukomeza ukamukunda ariko in a very distant way. So rero muhaye distance. Yeah, very big distance. Buri wese akora ibye nanjye akamenya ibye ngamusupportinga ngomba kumusupportinga akansupportinga ngomba kumusupportinga ariko buri wese akora ibye. Everyone minds their business. Iri joro yakubitwe. The friendship was not that deep. The friendship was not that deep.
No, it wasn't that deep. What was the reason to cancel the Because a lot of things friendship? have been going on between me and her for so many years, you know? Okay. So, because njyewe muyango arabizi neza yuko nta mukobwa mu buzima nigeze numva mbaye inshuti ye nkamukundira n'ibyo byose nkamukundira n'uko ari kose nawe muyango ibyo narabizi 100%. Arabizi neza yuko nta mutima mubingira, arabizi neza yuko nta rwango mufitiye, arabizi neza. Ntabwo nzi satani yamushutse, ntabwo nzi ikibazo afite, ntabwo nzi, she's not okay at all. She's not okay. You actually need to check on her. What do you mean she's not okay? Kandi ari umukozi bavuga ko ari we muhosti. What do you mean kandi ntekereza ko ari we muhosti bavuga uhostinga ori gukora amafaranga? Host wenga uko ni uza mu kazi kawe ingenza ku bantu gutyo, you have issues with people. So you mean she's not okay mentally? I think so, because I feel sorry about her. It is not normal. Ukuntu nzi muyango, kunari nzi muyango kera n'ukuntu mubona ubu ngubu, they are totally two different people. Okay. Yeah, that's what I'm talking about. So Zinda ndagushimiye ubwo abantu barabyumvisha. Do you have number of this bouncer? Ko nshaka kumuvugisha. Ntabwo mfite nimero yiwe, nyika ariko nshaka kuba nagifunze. Okay. Mu gufungwa basanze ibyakoze bigize icyaha cyangwa yafungishijwe n'imbaraga zawe. I never followed up that. Ntabwo nyeze following up, ntabwo mbizi. Nicyo nzi amakuru mfite nuko ngo bamubwiye yuko nasaba muyango imbabazi azasobokamo ngo akavuga yuko agashaka gusaba muyango imbabazi. Okay, niyo mpamvu agifunze. Niyo makuru mfite. So nuvuga ngo uyu mubawansi wakubise muyango natamusaba imbabazi ntabwo azasohoka muri gereza. Niko mbitekereza. Ntabwo I'm not very sure about that. No, ibyo bintu ntabwo bibaho, ariko iyo umuntu yakoze icyaha ntabwo umuntu. So ibyo ngibyo ntekereza ko turaza kuri umuntu yaza kubikurikirira uruhande. Ibyo ngibyo wenda mwaza kubikurikirana, ahubwo wenda nabaza abandi babounce bagenzi biwe bakabikurikirana mukabikurikirana. Ibyo ngibyo ntabwo mbizi ko bigenda, ntabwo amategeko nyazi cyane. Turaza kubireba. Zinda ndagushimiye, ariko ntabwo uzicwa n'inzara wiyahiye. Don't worry, abantu baragukunda kandi ntabwo uzabura n'akandi kazi. Ndagushimiye cyane. Thank you so much. Thank you. Tapping screen ngiye guhamagara undi muntu. Kejo. Kigali hahiye. Game over. Iyi nzo kumpaye se. Soma ibyanditseho. Muyango Zinda yaratwaye muyango kumurangira kumwereka bose ngo abahuze. Iyi nzo ntabwo bafungira. Wapi nzoka tubafungira gute? Ngo bafungira hano. Akinzoga ntari. Ndakubuje. Baragiye kumuhesha akazi rwose. Nako yaragiye kumwereka umubose birangira mumukuyeho. Ndebere umunyarwanda bro, mu ndebere no kuri kw'Imana. Nosta navuze. Boro yansekeje. Kanyekuru batakungi. Iyi ni verisiyo hari ahangaha twumvishe verisiyo yande. Tumaze kumva verisiyo yande. Mutapinge screen tugiye kuzana part 2. Twicaye ntizimwe mukunda itiku rihari kwa wingi musharinge mbereke. Tapping screen tugire ku 100 duhamagare hano. Twumvishe verisiyo y'ukuntu byagenze. Muyango biswe, umuntu wese wabigizemo uruhare udafunzwe agomba kwicwa n'inzara. Muyango nta miyago. Muyango nyuma yo kuva mu bitaro, umuntu wese wakubiswa hari uyu nguyu ngo amuhaye nimero za Zinda akamuremera. Abushita we uraburemera muri no sense. So ahangaha rero tujye ku rundi ruhande. Urumva aba boss baravuga iki kuri iki kibazo?
Kejo boss abakura herero nitse gato Semuhungu yabyutse muzanire Semuhungu hano gato yara sky ntabwo yaba yabyutse ko Semuhungu ntabwo yababyutse aka kanya kuba Flix tuvuganye mu kanya bari gutaha mu saa 12 kandi Kejo nawe ugira umunwa rata Godfather muteceke Godfather ihangane gato Kamyoting waramutse neza aho Semu ntabwo ujya unkumbura sinyakumbura kuko nta kijya umarira ushaka nkumarira iki ndagusomye mwa yose ni PayPal wareje ni Cash App No sense umva Semu ese ko ukunaniwe abandi bari gusekera inyuma ndi live ndi kuri TikTok ariko kimenya kuri icyamamare none se kuguhamagara bisaba ngo ngire ko nta mabaga ngiye mpamagara uri live ko dufata tujye twubahana kubanza ukamenya ngo ndi gukora iki tumeze mbwira Eri impamvu nshatse kukuvugisha dore ko umutaha meze nk'abagize wakoranaga na Zinda mwakoranaga on Saturday ariko akora Friday ndetse anakora na Sunday wowe wamenyeshejwe gute ko utazongera gukorana na Zinda kuko ntekereza ko mukora amaflyer ntekereza ko mufite ukuntu mutegurana byagenze bite kugira ngo ntimwongere gukorana na Zinda nicyo nashaka kukubaza anyway urumva ngiye Imana sinjye mu bibazo by'abahost cyangwa se ibibazo by'abantu bafite icyo bapfa Zinda twarakoze nyuma wana flyer Sunday ko bamukuye batamuteguje birabaza nk'umuntu wabaye host in the last week yego so itasezera akazi ariko numva ko ngo ari ibintu byatangiye apfa na Muyango Muyango muri no industry bwa 2018 ngamukuye Butare sinabyo no yaki kigordi naberanyo komeza rateri Bijapfa ari byinshi hari byo Zinda nyiritse cyitwa nataramagara Muyango cyangwa se Muyango mvugishe side according to Jonas yako banatandukanye bako ngo Muyango yashwaye n'abantu uko ise jihad ngo bugire agatuka abantu bakizemo abantu benshi harimo ngo Keza Triski China Doro Kate ya Kayonga harimo n'abantu benshi nasi anyway icyo nshaka kuvuga ni iki I don't take any side gusa bino bintu byacu kandi kazi dukora bagiye kuzatwanyisha abandi bantu kubera ko umuntu ava nyine kariyeri yacu nk'abantu tumaze muri bino bintu by the way abantu bambona kano kanya kubera ko batanze guhera kera cyangwa se abamaze kugira smartphone kano kanya kubera ko zihendutse batubanye kano kanya ariko ibintu byo gose nabitangiye mba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika za 2018 wajya guhostinga za Ottawa Prince Edward Edmonton Montreal Arizona Texas so na hose nzanrenje kandi biracyana postinze kuri account yanjye ibintu byose bibora biri gusa abantu nyine ko yakatuze telefone y'ubundi yumva ko ngo umenyekana njyewe natawustinga mfite imitungo yanjye yanonga natagiye mu ibyo bintu byo kugira sinzi abantu ari kundeba cyangwa kugira ute kuzahamagaye kuri WhatsApp call but at the end of the day icyo nje kuvuga ni iki according ku byo Zinda yanyiritse nabonye ari gusomera Muyango namuyanga za beto whatever aramyango reka ngo bitekerezo aza gusubiza na buri pride nabonye Muyango imusubiza ngo bizamu kereka ndabyo kuri screenshot banahawe gusa ikiriho nuko ngeje twakoranye na Zinda noneho akamenya ko atari kuri flyer Sunday kandi ari we ushize wayikoze ngiyo Sunday by the way uwo munsi banarwanira witwa Sunday Chill ninjye wawuzanye kubera ko natanye nyituse mu experience
na press conference abanyamakuru twari turi Sky Sport Lounge noneho iyo same experience twarane twa Juru Park kwirebero nibwo twahise Sunday chill. So Juru Park kwera urusaku nabaye n'abayobozi b'umujyi wa Kigali, polisi, ribo, abakomeye bo hejuru shinzwe mbari North Region mbari whatever centre whatever tuvuga nako hari abantu bamakongera kuhakorera aribwo twavuye tubitwarana twa Mundi Center nyiraho umuzungu aratunaniza turavuga tuza Copenhagen nawe ashaka gushimuta uwo munsi yitwa Sky Sport Lounge anaho natangiye umunsi wa same experience maginga ya dushyira abantu jatse abana shaka tubakura aha eri ngo bashyira abandi bantu keretse ko bamwe umagarariye uwo munsi wa Sunday chill bahise bawutwara yitwa Touchdown ari naho umurira kandi nahatuye na Zinda yatuye ba Muyango na Brian nango bakoraga baje kubera reference ya Zinda kubera reference ya Zinda niyo mpamvu bahaje nuvuga ngo Zinda niwe bahabazanye inge babanje nabo bazabanze nabo ni Zinda hagutwaye inge hanwa ariko wa kabiri ubone murakwamiriza kwa gatatu kwiza kwa mbere. So at the end of the day, just in Mashari, by the way, Gerard, Morogo, photo video, after you just not try one of the drama, so it's quite big girls. So this in the competition and I was yari Muyango, yari Briane, bose nawe bananyumva babyumva. Ni kenshi abantu bashaka gupfa ibintu by'ubusa man. Bashwana bakarwana bagatukana. According kuri Zinda yaramaranye n'abo hantu imyaka irenga 2 n'igihe habaga ya kesi bamweje ahandi ubizi uko byagenze inshuti na Zinda. So no baranango bari niba bari namuzi nango bamukorera Zinda barakuranye cyangwa baranabanye anavuye hari ahantu tuziranyeho yaraje akomeza akazi cyane urumva ko bari inshuti watanze recommendation kugira abahaza gusa nagenze mu comments ngo nyibyo sinjya mbigira umwanya mwana wa ndabizi sinjya mbigira umwanya nuhamagara ubu nibwo ndi gukanagira mu nzu kano kwa wenda ko story kwa nayo nkutsi nabi urumva ngiye namfa ukamutanye mbaze nonsense wa macho nta nonsense nako baba mbwire wandaye nari mfite live zanjye nakoraga sinzi fakomba baje gutembere bagira ute bakugira gusa nshaka kuzaza nkibwira abantu ho gatoya nakora mu nganzo nkabwiza ukuri okay ndakureka kugira ngo uruhuke dore amafaranga usigaye urya wenyine cyangwa no kugambanirana kuri kuvugwa byaba bifitanye isano n'ibibazo byabaye kwa gatanu bakubita ngo Muyango bikavugwa ko akubitwa n'ura mu bouncer byaba bifitanye ahantu bihuriye ese ko namatiza bimbwira nabibwiwe na boss wahariya nashakanye rukangiye ntabwo nzi ko ifata umuntu uza mu bidahita numvise ngo yasuzugura bouncer kuryango ngamukubita ngo marahwe nabyo yambwiye gusa nyiri kumusaba kwa muganga yambwiye ko baraye kwa muganga kubera umuntu wamenye yakubise Muyango ngo yamututse babaye mwajya kwishyuza. But at the end of the day, ibintu ngenda ndafiteho nyine nosiyo sinyamikunda kwigarukaho cyane cyangwa mbicareho cyane but ako ni kuri boss wariya numvisha avuga n'abandi bantu by the way na boss wari bavuze ko ngomba yemewe yinje kumbounce nyine kwita ngo marahwe but ibyo ntantu bihuriye aho Zinda ngo yafashe snap ngabango riyo beach bariyo boss baricaye ngo beach ngo they are sweating on stage ngo azuminga Zinda yicaye
ngazuminga na Muyanga ari kubyina noneho kubira biratuka na nyine abasha twya ko abahose bamwe bicaye abandi bari kuri stage bari kubyina babizikiwe ngiye mu twakoranaga ku gatanu ntacyo napfuye na byari bo babimana bose bahari. Uretse gato umunsi wakoranaga naho nande wakoranaga na Muyango na Zinda na Brian barawukwambuye bamaye iminsi 2 mu cyumweru ko bamaye contract nyine ya buri kwezi bama kwa kane na kwa gatandatu kwa gatanu hava gusa umunsi wari gupfa watumye Zinda akwitinga witwa Sande Chiro yaturutse kuri ngiye witwa Gasema. So nukuvuga ngo iyi ngumi yo guhera nta nihuriye nibi ngibi uravuga ko intandaro ishobora kuba ari abantu bihuriye aho ngo numva ngo Jade ngo baramukodesha kazaga tukabana kabagira uburere yitwaje ngo yuko ari inshuti ya Muyango. Hano twari twumvishe umeshorizemo amazina harimo uyu nguyu byabeyeho Tricia tumwumvishemo twumvishijemo Keti Kayonga undi abo abantu na ibintu nasomye hariya bavuga ko ari abantu yagiye ashwana nabo kandi nanjye bizakira kwinjira muri izo drama zabo. By the way namugenzi sinzi ufata mu nyungu bidahita nzapfa mvugisha ukuri ubwe Muyango yize kunzi muri drama ze na Keti ya Kayonga bavuga ngo nubwo nishije nkabareka ngo ngiyewe ngo nsangira ibiyobyabwenge ngo na Muyango Muyango namwicaje nawe yasi madame bwira ko musangira ibiyobyabwenge wamugore abana Keti ya Kayonga aramuzana Keti ya Kayonga ibyo bintu twavuganye ngewe nawe ako twize shaka ku expose nawe yatubyihore nshaka kubishyira hanze urambuza karabizi Jemana nkunda drama man abo bose host bose ndabarusha amafaranga bari mu ibirenge byanjye kereka ni amahombo twiceceke ibi mbikora for fun na muri Amerika narabikoze ariko simva ngo nshwane nabo njirutse uyu munsi wo kwa mama nabo uzazana drama nzayamureba museke mwere karinjije injije ariko nushaka dukorana tuzakora nudushaka dukorana uzabireka fuck ngaye nguko nduba man ariko nahise ubwire ko ari gihe banavuga man nubwo ndavuga amazina y'abantu bakanganira muri chat ari abantu babiri bicanye abantu boherezanya ubutumwa boherezanya amamoji yo kuruka bo karuka amaraso bo karuka man ariko urabizi ko ngewe man ndemera nkapfiramo man kandi nzi ko nshaka ubuzima bwiza nshaka kubaho neza ntibashaka abanyu ariko nkatuza bro nkatuza kandi nshaka ibyiza ntabwo bigira utabiharaniye ndabizi ko utarya imboga ntabwo mvuze ibindi man hari ibindi navuga man byatuma abantu bumirwa ariko kandi ncecekere. Okay, so ikindi ni kimana imbere yo kugenda wowe mu kureba kwawe uyu mukobwa yaba azizi neza ye Zinda nk'umuntu wakoranye na Zinda yaba afite amakosa ye nawe Zinda nk'umuntu umaze igihe ukoranye nawe kuva ugereye aho ngaho nk'umuntu wakuzanye hari ahantu kuri boss ejo namuganije ngiye no gutaha boss ari hamwe ko Zinda ari mu makosa akubwira ko Zinda ari mu makosa. Zinda numije ko baba yagiye kwigendera kandi nzi ko mwari inshuti umaye n'igihe kinini naje nano kwera Zinda sinaje no kwera Brian cyangwa Muyango numva bavuze ngo Zinda ari mu makosa ambwira ABCD FFG whatever ariko icyo zakubwira n'icyo bose nawe ntabwo yishimiye ukuntu Zinda yamuseze yavuze ko atamwishe ataza gukora ntabwo umuntu waza gukora ubuntu nawe urabizi sibyo so ntabwo njya muri detail kuko you are nothing ntabwo uri umunyamakuru ntabwo uri umucamanza ngo uri kunga abantu nawe ushaka byacitse rero ntabwo uzabwire iryo jambo umva n'undi munsi utazamenyera Eric wamugenga you can no come imbere ya audience mfite ngo amunati ndakubaza Eric niba nangoma kumenya detail urambwiye ngo am nothing nese kwafasha okay ngaza na buri Muyango bafite fana Muyango uretse gato urambwiye ngo am nothing
Okay, you are something, but you cannot help them. Okay, help them then. Actually, apologize to me. Apologize to me. Okay, Godfather, bafashe biyunge. Reka ngubanze mwibwirire. Ngejeho nyago bafashe muri nanyweye ntwaye mukaza kunkora inkuru ngo nafashe abana b'imyaka 75 ngo kungufu. None se kuvuga ngo nagufashije iki? Nagufashije iki? Ndakubaza. Uretse gato. Nagufashije iki twarageze naho dutabaza RIB? Police station nzira kwa natwaye nanyweye. Twatwavugana nje nawe. Eric, ndakubaza nageze aho duhamagara na RIB tubaga umuntu ngo nagufashije iki nuko umbwiye? Muhamagara RIB se nyo bagiye kwitanya ikirego ku Kimihurura. Kuki wakivanyemo? Ninge wigiriyeyo kandi kuba ko naza amatiku sinavuye mu nze mbitangaza. Kubera iki baguhamagaye? Kubera iki baguhamagaye? Ariko baguhamagaye kujya kumubabarira muri RIB kujya kumubabarira? Kuko ari nyo batanze ikirego. Yego. So hanyuma nyuma yuko uvuyeyo umuntu yakuvuzanye nonsense kutamusubije nonsense. Uretse no kumusubiza uretse gato. Havuyemo kasuko wari ko Rwanda kuye pano sipano yanjye. Sio twari turi. Sio twakoze. Ntango byavugiwe ngiye wa. Ngaho genda rero yerije imanzi manyamakuru. Ndi mu bantu bakoze space yo kwamagana kira kintu cyazanye birabihuha. No sense ahubwo ni wowe ndababaye. Urakoze cyane ku makuru mpaye. Kandi uko nkuzi wowe wari kuba utazi ko nakurwaniye ukaba aya masaha afashe amasaha n'ibitotsi ufite ukazanga ukaza kumvugisha. You apologize to me. Ndaza kukwesura mu gikari. Urakoze cyane ariko narakurwaniye wa kintu we. Ninjye wazanye live yo kujya ngo twamagane kira kintu cyazanye kuguhindanya. Nguvugana n'iki ari cyo ngiye ukubizi. Njya mvuga ngo bavuze ngo oya. Ariko reka ndaza kukwesura nubyuka turavugana. Bye. Imihanda iranyereye. Asigaye kuzana na Muyanga akivugira. Naramuborotse. Datema namuhamagara. Ndakubujije. Icyo mama yake uretse gato ahangaha rero ukumva ibintu bigeze muri nyina. Zinda Eric va hano Eric jya guhena turegeze kijyo iningana yipo nazamuke nizi ariko kintu wenda urumva ko boss sinye ntishimiye ko Zinda yagiye umuntu nyine batangiranye bamuzaniye abantu urumva nyine nta byaramubabaje kugenda ariko urumva rwagasuguru utaragiye kurya ibirayi byo kwa Semungu rukabeshya ko ariko rwavugiye Semungu hano ushaka n'ukuntu twaje tukama reba amajoro naraye no kwimana kuvuganira uyu mugenga none rwagasuguru rwaragira avuga ngo rwamuvugiye Eric reba intambara nateje amakuru atariyo. Yo uzi ko namagaye numvise kujya ngo nkomfaminge tukaza tukabyamagana none ndebera kabutindi urankoze gusa. Anyway tugaruke kuri point ni ukuvuga Zinda no wabaye ikibazo umushuti wa Zinda ni wabaye ikibazo twebwe amakuru twari dufite yuko isegoregora ari zamuka ariko Nazinda bitubwiye ko umushuti we ari we watumye bashwana kugeza ubwo Zinda nuza kwitwa Muyango abwiye Bounce ngo nasore wa mushuti wa Zinda aranamusohora ahubwo mu kugaruka Muyango aza tukara n'umubounce ngo we kutiyungiza abantu ngo kubuntu n'iki niho byahereye. Ariko rero Keti Kayonga uyu nawe ntabwo ashobotse. Kayonga nyiri Enfino na nuzenya Enfino na Kayikabari kandi hakandi ari umugabo we yitwa na Kayonga ari kasito bafite bari hafi ya za touchdown n'ubundi ariko afite umugabo we yitwa Mupenzi DJ Mupenzi bamusoma bayiturije abandi ari ibi Semungu agera aracyari hano muzamure. Semungu ntabwo ndi kumubona account yagize private ariko Semungu uramuzi ngo yarumiwe. Semushyira muri quest gato
dore abantu bari gushaka gusohoka gatoya. Ibi bintu bya mupenzi ushyira muri request zuza abantu baragushaka. Mupenzi namuvugira abayiturije ariko madamu we simfite byinshi byo kumuvugaho. Ni gutagiza account ye private. So Jesus. Wambere mbonye icyamamare kigira account yacu private urakanda kuri request. Aba moderator bari kukubana, so tugende gatoya. Ibi bintu biteye impungenge. Ariko rero iyi nkundura urumva barayaguhera hasi washyana we zamuka bayaguhe. Zamuka nyine bayaguhe. So ni ukuvuga ngo iyi nkundura urukumva n'uyu muhenerezo urumva, yego shusho babwire batapingi, n'uyu muhenerezo urumva, uyu muhenerezo nuza kwitegereza hari ikintu kibyihishe inyuma. Zinda ntabwo yigeze arya iminwa, aravuze ati yise amabanga ni nka eswime yo muri rogi. Kiri bato nadufata twabunze rwose Mungu wanyu ngo ni mu mukandeho umunsi nzayarekura, nubwo ntateganya kuyarekura. Ati ngenda cyamufitiye urukundo sinayarekura. Eri Mana nubyuka. Eri ikintu kibaza uraswumva zorendutse n'umu ADPR waragiye uraceceka burundu. Uzi mpamvu yatumye nguhamagara Eri? Abantu bari batangiye kuzana rumaze ngo umunsi wa gatandatu ngo niwe wawumwambuye. Turavuga nuko Zinda aje agahita abivuguruza. Nahise ngendeye ko natari kwibona. Uri muri big screen. Ko mwana urakoze. Mushyira amafaranga nango nza kuvugira umuntu. Abantu bari kugushyiriraho. Indarari shoro ngo nayo. Urabona utaduciyeho. Mu mare n'isukari n'abakiriya. Urabona utaduciyeho. Waduciyeho twese twabukereye. Ese we machine nayo irakora cyangwa nayo ikora? Machine nkiriyo machine irakora. Oya. Telefone ngiye kuzimana. Wayicomeka. Icomeka. Umva muri ese ni bikimwagane man uko amara ku WhatsApp natenze ibintu biri ko hano abantu 370 ngahe washyana abantu bose banyumvaga nta soni ufite nta soni manza imbabazi nta bazi musabye bandawe manura ese kuyegeza amafaranga uri kuyabona sha Eri open washyira amafaranga muri bagushirireho kabisa. Umbi kintu kubaza Eri yone fanta tumwe ikigo cyatwisha aro muco umva Eri ibi bintu ko twari tumenyereye ko ibi bintu aya matiko ataba, nuko wenda ibintu byaba ibintu byo gustinga bya birimo amafaranga menshi abantu bakagirana amashyari biri guterwa n'iki? manje ntabyo nzi mwana wa mama ndabaje n'ubundi sizamenya rubamba bazajya bambona bamvune bugahe. Hari akantu wari utubwiye ko abantu bagira naho bacatinga bari kumwe ko nzi ko mu abantu ngiye baramvuze bro umva ngiye baramvuze umva nabaye offended no kungingo no maginga bro ariko Yemana iramurira bro nango nzapfike gitageze n'ikitaba kinageze umuzimu wanyu uzakurikirana izo mbobo zose ziragasukira abantu. Yego nicyo narimbaje kandi ko wibuka ko nazinda bivuze ko bajya bamuvuga bicaranye bari kucata. Bro we ikintu ndi kubaza Eri ntango ari byiza man Eri none se Eric ko ibintu biri kumvanga ko nzi ko ibi bintu byo guhostinga ntabwo ari ibintu ujemo nonaha. Ibi ni ibintu ngiye Eric mu twinywera inzoga man guhostinga mu mujyi wa Kigali. Neze unigiye kujya guhostinga Dubai mbyerega ni nda international na hotel guhostinga kubwabiri alors na urakasa mutwe ngiye kujya guhostinga Dubai ubu tuvugana allo international booked and busy all the time. Eric uvicyo kubaza bakoze ndango mfa gushyira amafaranga ji bari kugushyiraho gashyirwa inyongero gazi muri charging. Eri
uri umuhosta utandukanye n'aba bahosta batangiye guhostinga ejo bundi wahostinze ibihugu wuriye indege abantu bakagutegereza abantu bakava za Montreal abantu bakava za Calgary bakajya za Edmonton urimo kumva n'ahandi muri Amerika yazaga mu Rwanda yahitaga hostinga Eric yarahostinga abantu bakaza kureba Eric na Koko Bin bakanikiza abantu barinjira yabaga waje ndashaka kubaza iterwa n'iki shamana ngo mbizi men yewe sinjya muri drama Nanjye nango njya muri drama niba ngiye binzanyemo nana gusa no kuba ndakora na platform yanjye najya kuvugiraho abangaba ufite simba ko bagatandatu yo nagerayo ariko nyine ngiye n'umuntu ucaho nishakira amafaranga nshaka ibintu bya drama ejo batazamina araza nkarara mpfuye natari ubuzima bwawe nuvuga ngo wamaze kuba umunyabwoba siko umunyabwoba no guca bugufi man rega umuntu wese uciye bugufi ntabwo ari uko hari igitsudi hari ibyo wigomwa kugira ngo ubuzima bwawe bw'u Rwanda sha hari ibyo wigomwa kugira ubuzima bugende neza man kuba ducecetse no kuba ntabwo turi bicucu guys bana banga indaya man ariko nifite amaterme yanjye setsa bitatwara mu bundi buryo ngiye sinigurisha n'amafaranga ndayavunikira kugira ngo cyane ntabwo nyakura mu Burayi niba bari bamutega twera dutega Allah next Mungu wangu ahangaha ikintu kintunguye kurusha ibindi rero ngiye mbaye n'ikizungereza nkora n'ukuntu mbyifatamo ubu ndi kwibaza Zina agiye gushaka kandi kazi mani Zinda bari guhostinga boro bita diaspora no hostinga ku cyumweru n'ejo ndari yatwaye Riderman ndakubujije kandi ambwa yavuze ati guys nimuvanga amasaka n'amasakaramentu ntabwo kuba umuntu avuye ahantu bivuga ko abuze akazi ahantu hose ariko Eric umva si Godfather nyumva neza reba hano banza unyumva ariko uranyumva nonyumva ushaka kumva ibyo bakubwira abantu ntabwo kuba umuntu avuye ahantu hamwe bivuze ko abuze akazi kose mu gihugu yari ahantu hamwe isahani 1000 isahani 100 nzamuha akazi no ku cyumweru reka nzamuha akazi ku cyumweru tuzakorana standard share man ngewe reka nasharinjira nzamuha akazi kandi uzabona kuri fly ni ukuri kw'Imana yo mu ijuru nzamuha akazi tuzakorana ku cyumweru ubundi uyu ni we Eric ahandi hatandukanye na hari azaza muri Sunday chill I will give her a job nubwo twagabanya kuzamubona kuri fly tuzakorana uzana turi kumwe nzakohereza babyita gute foto cyangwa video whatever you see man reka nkubwire man urumva at the end of the day man twese turiho urano mu mama afite umwana bose nuriya bari gushwana no mu mama afite umwana so nabambe guterane yes sinjana munyagira by the way tonight bakangubwira tonight yes wenda bwa 3:00 za mu gitondo ninjoro ahantu nakoreye nagiye kubona mona keza turisikaraje n'ababyinnyi baba nka 7 cyangwa 8 bambaye imyenda y'umweru mugiye kuri Snapchat cyane munayibona sinjya nyengi na munyongi na mupostinze na muhaza thank you for coming to supporting me kandi bizikashwa n'imwe kandi mwe n'inshuti yanjye so at the end of the day nta munyangire mu kwa ko kanaka ntabwo ibingibi utekereza ko kudashishoza ibingibi bizaguteranya nawe niba ushobora kwakira yita umwanzi we ibihe byose none se reka mubaze Godfather niba wenda urugero utuye i Kigali umuntu akava i Kigali wenda nini umuntu akaba avuye Kicukiro akaza i Remera n'ababyinnyi bose akabategera akabazana bakaza ahantu wakoreye bakanigurira inzoga utabaguriye bakagura boto apana ibifuro uwo muntu uzamuciraho iteka umurebe nk'ingurube cyangwa uzamushimira ati thank you for coming to supporting me mani mwakumwagiye mujijuka mani ngerega nabaye muri Amerika mani imyaka 9 ntabwo ndi ikigoryi ku buryo natazi ikibi n'ikiza true so murebe muciraho iteka ngo yangana kanaka
aje kunsapotinga muri nk'ibiryo by'ingurube aya nicyo turi kubujije imana kandi aje gusapotinga ayo gusapotinga n'umutima we n'ababyinnyi be bamubyina bose bafite ababyinnyi nkana showing up ariko ntuzanyishe ibya mbere ngo nazanye kana kangaza abyino ya uzanyishe ibyo nagize ariko urumva umuntu araje azanye ababyinnyi biwe bose baje gusapotinga abantu bakore uko wenda bo bafunze kare whatever cyangwa wenda batabonye abantu kuko wenda urabizi byinshi bigari so then ubareba tujye tuvugisha ukuri ariko ntimukabire indyarya ariko noneho umusuzugure se n'unamusuhuza oya twabaje video namusuhuza thank you for supporting nanamupostinze azamaraho n'icyumweru by the way nta nubwo ari amasaha nyanane azamaraho icyumweru kuri Snapchat Eric ni we wanjye nawe uzajya kumusapotinga aha no umva ngiye ko Morandi bize ntango yambonayo ariko bo kuba baje bayikaze njye Morandi bize show rego oya sibyo kwigirisha Kalisa John mu mujyi wa Kigali mubaze Morandi booked and busy nkubeshye nzajyayo nawe ntango naba nirari ntango nzajya ariko naza nge nzamuha ikaze wow ntango nge nzajya kuko Morandi bize pesi nakubizi ariko nakoze nko kuwa kabiri bitewe n'abahungu abanyonyo afite babyina of course najyayo allo abahungu tena yego kuri ndro tuzapfa tuvugishwa bite ugize so ubwo ya wawe so anyway urakoze cyane kubidushyiriraho umucyo ubu ngubu ubwo tubashije gusobanukirwa urumva tubashije gusobanukirwa exactly kuko twari tumaze kumva iriya side ariko dusigara turi mu rujijo bamwe bakabihuza n'iriya ngumi urumva iriya ngumi dore yabaye ikibazo ingumi nta wari uriyo nanjye sinari ndiyo narabibwiye babitubwiye ingumi but icyo cyangwa gushyiraho umucyo ni abamama babiri kandi ababurana ari babiri umwe bayigiza nkana ngewe nifuza ko baganira bikarangira bikava mu nzira bikarangira gusa njye mfite screenshot uriya yanyeretse nubwo nataricinze kuri Muyango mfite screenshot uriya yanyeretse abwira Muyango ngo Karamizo Beach ngazumirwa n'ibiki byinshi cyane Muyango ngo ndeka ndabiza kubitekerezaho nzagusubiza na reply nabonye uriya yaramushubikaga ngo ni byinshi man mvuye man muri Snapchat tugiye tayivamo ngiye ku mafoto hari uvuye man ntago bivamo oya ntago bivamo urumva yaramwandikiye gutyo niba waratangiye amushotora mureke turaza kubireba njye nta side mfite nta side mfite noneho ikintu gitangaje se mu ngo bari kubidusomera wakimara ntabwo turi kukumva ikintu wakoze ni ukujya kubiturebera hanyuma mutapinge screen bagiye kumanura mutapinge byo kuba muri abatini nabizi ko muri abakene abantu 600 narushaka kohereza manigani ipu nese kunyumva ubu ndakumvisha uragarutse eri uri gusubira ukajya gusomerayo ntitukumve we nabishyira kwa kundi bateka ni foto se mu ishyano kwa kundi ishyira kuri background bayishyire muri big screen ntabwo twakugira byazaza bibabwire ntabwo ndamuvugize oya ariko eri wowe wabicishije nk'amaso waduha amasamari gusa birabihagije ikibazo ndi kugira ko mfite telefone ebyiri mutapinge batatumanura mutapinge mwokapfamwe mutapinge ariko mukunda kuzamuka dore mwese mwashizemo imbarika ipu uburyo mukunda kuzamukamo murazamuka kandi niba ari kubintu bigaze ko atari kubinyoherereza
ubu yasomye yabirangira azi ngo turi kumwumva. ariko okay ma headline ni okay asubiyeyo kwimagiraza ko ari sawa Mana okay uwo mwavuze Zinda mukanya yarahari kanongere muhamagara ariko sasa aryamye aryama yakoze nijoro mubwira azazamukaze hano nakanze oya Eric abishyizeho umucyo bro Eric no kuvuga ngo kuva namenyira ishyano oya ni oya yego ni yego Eric ntabwo azi kongeraho ntazi kugabanya Zinda ndi kumwe turi kumwe na Semuhungu ako sho ni gute za live utambwi njyomba numva ese nibwo ugiye kuryama cyangwa ntabwo uyu munsi nabwo wakoze Uyera yimbyutse. wahanyuze gatoya ariko sho kuri ntukamwe urakoze kuri TikTok yakanze nguhe link wahanyura gato kamuhe link asi kamuhere link eri Zinda ariko rero Godfather reka zibabwire niba uko najya following up Eric nanjye ndi ikimara ngewe ntabaramwo kapfa mwe mukaza bo nkabizira ubu ngubu Zinda ngo yarandakari uzi Zinda ngo tumara igihe kingana keri Zinda kuva kuri Clubhouse the old friend ariko Eric wibaze ko Zinda nawe ngo yarandakari ngo naramushumitse bamutwaye hahandi neza urumva abantu baranga nawe ujya wota abantu wandaya we ntabwo ujya wota abantu Eric reka nze nkubwire baza abantu baranga Eri naraje hano uhaye manore nabyo mfuko umwanya ndafite ariko usiko Godfusco meruka kera mwana usiko nazaga TikTok kwera wowe man nese cyangwa zaje gupostinga amafaranga kora akazi wakintu uzi ko naje kari akagabo no mu bintu kugira ngo biremere banemereza agaciro abantu bamwamagana uzi ko twaje ahangaha tukamwamagana tugahamagara Eri ngiye biba ngombwa ko njya gushaka n'abantu mpamagara urimo kunyumva uzi umuntu natumye uzi uyu mutipe bita The Future uramubona The Future seninde The Future umutipe ukorera ibiganiro bya ntuza byo kugira nabo tuzaba bakajya ibwami bita afite YouTube channel wamagana ibigarasha nekasoko ni wenzi undi mutipe bita The Future niwe uzi ko ari we natumye kugira ngo abe confirmation ya biriya bintu kugira ngo twamagane kira giposti bakoze yamara kubizana akaza nawe kukuvugira kuri ntuza akaza kukuvugira twakoze space akaza kuvugira no kuri space Zinda marunchire muri request please aba moderator nzamurire Zinda so urukumva iri so ibi bintu rero nkuko bitubwiye shimye mbere yo kumva Zinda urukumva ni Zinda wakire muri request niba ari ikintu kigize kinshimishije nukuntu ushashe inzobe hanyuma uranyumva nango nkunda uburyarya Zinda namukunda nama yankunda bakunda ariko nango nkunda abantu basebya abagenzi babo Zinda turakorana mwishima manye uwo mwari turakorana kwa gatandatu twaratangiye dukorana kwa gatanu nkuko nabibabwiye yamaye ufuye kuza gukorana ku kazi nawe ndi nibere Musanze muri vacation na vava ale ego nabariya ngo bajeyo ari Zinda bahamagaye by the way so uti ntabwo uzemera ko Zinda yicara uzakora ibishoboka nzama akazi ku cyumweru tuzakorana mwana wa mama man rega kuva ahantu hamwe nawe bivuze ngo nimvira mu gihugu cyangwa nimvira nta nubwo sinzagaruka bye yaseze na boss kuri telefone nubwo banabivuganye ibintu byuko Zinda nta muntu wamwirukanye Zinda yababetse nge sinzagaruka gukora uti boss mu kugenda kwa Zinda byaramubabaje kubera ko yemeye ko agenda ko atakosoye amakosa yakozwe
yavuze ngo yamwandikiye ngo ibyo sindamwandikiye ntabwo yari nzi ko boss arabinyereka ko yamwandikiye reka nutatubaze tuvugane Zinda ndamukunda njya kuganiriza boss mbere yuko nanjye no guha n'abantu discount babakiriya banjye baje guspendinga amafaranga menshi ntabwo umuntu wawe yaza guspendinga amafaranga menshi ngo bamuce igiciro cyo hejuru kandi ari umuntu watumye ngaza so nibwo nahise namuganiza nawe ati by the way zinasobanuye ko hari ibintu atishimiye ndi hano kubera zinaka yabo ariko umwana w'umukobwa ugiye asanga yamusezeye that's it. Zinda hari ikintu mwahurijeho cy'uko habayeho bullying Zinda we ngo yageze naho aterwa amacupa y'inzoga amine imifuniko y'amacupa ibi bintu ngo Zinda biri mu bintu byamushenguye ariko nawe ariyo ko ntabwo nabagama ngeze twatanye iminsi mu cyumwe bakajya ama contract y'ukwezi kandi ndacyakora yo kereka boss n'abaterike Hello Zinda yashyize muri mute cyangwa bebe na bebe mute singura shiri ndakumbesha naye ndakumbesha ese ni gute Godfather zimuka ansa kwisi gahunda ariko se wowe urashaka mufite gahunda tuza na Zinda urukumva nari kumva ikibazo ngaceceka nkaryama uzi ko Eric yamaze sauza amasaha ndiho sonzi ndi umama ntabwo byambyukije Godfather ntababwiye na nozo yugura ni Zinda maybe wenda waranyanze maybe I'm not your type sibyo ariko it doesn't mean ko you know that I love you sibyo ntabwo rero nari kumva uvuze ngo abantu ngo bakwitaho akazi karahagaze Zinda ngo nsinzire that's why I love you I kwitabwaho Zinda itari gusobanura neza sobanura ko ari wowe wavuze kutazongera gukora nta muntu wamwirukanye bose yasigaye Zinda mbere y'ibi byose hari message ya Muyango ivuga ko isaha yariyo yose isaha yariyo yose igihe cyose ashatse kunkura mu kazi avuze ngo mave nahava kandi gukora flyer nariyo batabingishijemo inama batambwiye it was it byaragaragaraga yuko ibyo wifuje yuko kunkura mu ijoro ryanjye muri night yanjye byabaye mamo kuko iyo aza kuba atari ikibazo bari no kumamagara bakangisha inama bakambwira yuko iyi sande rero ariko hano Zinda wa ntabwo watubwiye ko ikintu wazize ari snap y'umushuti wawe wanditse ngo ongera ukadusomere ongera ukatubwire kuko I know you remember that shit yanditse ngo iki umushuti wawe bidusomere no ntabwo bifite nizere ko bitari muri telefone ndabe muri telefone ntabwo tuza kuko ngiye kureba kuri telefone Amina hold on yaranditse ngo real boss bitch dance no sweating for shit that was you yaposinze video yanjye ndi kubyina nyine nicariye ndi kuzunguza umutwe ego nubwo nari mbizi ko iyo video yayipostinze ego kuko biragaragara yuko nari nibereye mu byanjye ntago njyewe nari ndimo ntago I mean I wasn't focused on the yeah kandi uwo nyiri kuyandika nkuko nakubwiye n'abantu benshi bari kuri stage bari barimo barabyina kandi nawe ubwe ndetse yagiye kuri stage arabyina ariko uwo nguwo ya feelings attacked kumva yuko njyewe did she mention the name y'uwo muntu ariko ngo yaramusumize uretse gato onda video Muyango muri iyo video umva ko byagenze n'ababyinnyi bari kubyina kuri stage mushuti wa Zinda yafashe video ibyo yavuze ayo magambo ashyiramo Zinda yicariye ngazuminga Muyango ari kuri stage ngo yaswetinze ari kubyina yazuminze ababyinnyi bose bari kuri stage nyine urumva na Muyango niwe wagaragaraga cyane
rero ahita yumva abaye attacked ahita yumva abaye attacked ariko nta zina yigeze mentioninga afite kuvuga yuko afite kuvuga ko yari kubwira uwo ari we wese wari uri kuri stage ariko she did not mention any person, any name. And why was she attacked? ibi ngibi bishobora kuba aribyo byabaye intandaro yo kugira ngo okay hari akandi kantu wanyuzemo wahita ukanyura uruhande urakakwepa uti the girl like you listen the all shit she was talking about with boss warabyumvishe byinshi narabyumvishe kabisa. She was talking about you na yari marasaba yuko bankura kuri Isande Muyango yego talking about umukobwa wasabye akazi ukamuzana mu kazi ego Jesus boss kubera iki utekereza ko ari iye mpamvu yatumye boss mwari mumaze igihe kirekire mukorana yumvira umuniyo kama cyangwa ntabwo mbizi pe ahubwo nanjye bambwira boss hari uretse gato Muyango yaba ari umukozi mwiza uyu mushyashya simbizi pe ahangaha Eric boss ati Zinda hari amakosa yakoze aya makosa Zinda yakoze ni ayahe Eric ngiye amakosa yakoze cyangwa boss wa Zinda yavuze ko ari amakosa yakoze avuga ABCD ariko nateza kugaruka you are nothing now we are nothing in this case nango teze kunga Zinda na Muyango Rachel tuzemana abo twiyango tukubwire aho case iri nibiki ariko nango turaza kujya detail kuko Muyango atari hano nta kiraza kudufasha umva nkubwire rero n'umuzana kujya umuhamagara muzane azabikemura uko bwakeye ni 37 muzana azabikemura use ngiye sinaraye mu kazi use ko nyikirawe ariko hari umwana rero na mubyeyi nese si umubyeyi we Zinda nonsense okay mushaka oya none se uraza gufata side imwe wenda Muyango ararengana cyangwa wenda Zinda ararengana ngiye na side mfataho abantu bari hano 779 bari kubyumva na side nimwe ndi nkuko waje nkagutera imijugujugu. So the thing is ndiwe baraguze gahunda uko iteye nuko nguko cyashaka icyo dushaka ni iki ngiki urimo kumva icyo dushaka ni iki ngiki Eric uruko dushaka buretse gato yanyeretse mfite kopi nubwo no kujya kuzisoma bikanga man na ibintu yanditse nategere nuza nonye reply kimari wenda Muyango yahise bisiba ariko from that phone ya chat nabonye ko Muyango nta kintu yasubije aho yavuze ngo ureka ngutekerezo ndaza kubisubiza nta kintu yasubije kandi yaramubwiye ibintu yamubwiye yari true from her heart from Zinda heart yego so nabonye Muyango yasubije keretse nta kintu mpfa na Muyango nta kintu mpfa na Zinda nkuko wabonye nasedi nimwe nafasheho pe ngo mvuye ngo ndengamiye no side keretse ko ngera ngo nyamfata side nanga karengane ko ndi mu activist kandi mvugira aba LGBT mvugira n'abasi bose subizi so by the way recognized by Google utaba nose mwita mvuga ngo muraba host ninge muri recognized by Google ishime izina Eric Semungu cyakubwira ngo Eric Semungu internet personality internet celebrity ongeraho internet celebrity abos nushyira amazina yabo uretse gato wacyohewe diramo Semungu Eric kumwibyo bakubwira internet personality ubundi baze mu internet personality bisobanura iki internet personality bisobanura ngo internet celebrity abo bose shyiramo Shadibu ufite miliyoni nanga ariho Zinda nawe uriho Muyango nawe uriho Brian nawe uriho bo bose yahuzo Patcope nawe uriho ubwo rero jewe ndarenze bro rega ngene international allo umva mbere yo kuba international is as long erega buriya giye no for it muri Google no kuri sindi kubeshya shyiramo Eric Semungu urebe icyo bakubwira reka mbikore umva tukira si wowe byiyandikira ubu uretse gato Eric Semungu umva Zinda allo muri gym show ndabona nazi abanga uretse gato Eric Semungu is in it numva event plan wabwiki
promoter and hose ndapfuye aho ndikubwira ukajyana n'urwenya hariho na profile nangwa apfa kubikreatinga kuri Google Show wakima ibingi bindi wabyishyiriyeho oya n'ukuri kw'Imana ngaho shyiraho abandi urebe ko aza profile yabo none si profile na bro Passport wayibonye cyane uri kubesha barabirebesha internet profile so yandika nyine nanga rero byiyandikira Kalisa John abishyiremo safaka wabitanga se kuri n'uzenya kuri Wikipedia wabitanga n'ibishobora ukora ringize wena ngo ni nka Wikipedia amini Godfather ubonye inyima ndabibonye nyamara wamugana I don't know Google internet personality urakoze mbere yuko reka nigarukire Zinda kadasohoka mu maranye imyaka amakuru avuga ko ari wagiye ugamufata akaboko ukamuvana Huye ukamuzana ukamwereka Kigali ukamwereka ukuntu yambuka umuhanda ariko we mu kuvuga wabaje ati nyuma y'Imana ndi mu bantu babigize muri kugira ngo Muyango abe Muyango areke kuba Korodine kugira ngo ibyo bintu bigende uko nguko urwo rugendo rw'imyaka ingana gutya amabanga ya Muyango ufite ni nk'amabanga ya Iswime yo muri Rogi twizere ko uri imfura ibi bintu uzabibera no mu ndango pi cyangwa uzamera nka Kanyonga ntago ngiye mfite umwanya wo kujya muri ibyo ngibyo kabisa nagaruka urugendo rw'ubuzima isomo kuvuga Muyango no I don't have time umuntu wuriye imodoka ugafata ababosi bawe ukajya gushaka Muyango ku Gisenyi kugira ngo uze ukorane nawe aya masaka bagukoreye ibijyo Medibit yakoreye The Ben atwara Bruce Melody muri Tanzania gura na Coach Gael ibi bintu biguhaye irihe somo isomo ubwo bundi nakagombye ko naryize cyangwa nago numva babonye agafoto utwaye inzoka Eric ibi bintu byamaze kugira abanyarwanda ndakubwiza ukuri mwabantu mukabibereke Eric ibi bintu ndagutekereza ko ari ibintu byoroshye mbonye urava ngo ibintu ngo byavuye mwo mwabantu mwe ndebera ibintu tuhuye nabyo dore Snapchat z'abantu Eric Godfather reka ningire muri gym man ubutumwa uretse gato ubu ndashaka mbere kugenda John nakiyamye man dore umunyarwanda bro ikintu bita umunyarwanda ikintu abakoreye mugenzi we so Zinda Eric yasetse Zinda ndabizura umuhatra urumva ariko according n'imyaka maranye nawe Zinda uri umwana mwiza pe urumva Zinda ndabizi aka kazi ntabwo ndabizi wanza gasuzugwa niyo mpamvu wasezeye my question is nubuye butumwa ushobora guhereza abantu bakora cyangwa bafite ishaka ryo kumva ko bagenzi babo batera imbere before you kugenda ubutumwa nabahereza nuko iyo abantu bakoranye if people are working hands in hands ibintu byose bigenda neza pe iyo abantu bakoranye ibintu byose bigenda neza nta mitima mibi ntaki twese turabaho twese turimo turashakisha buri muntu wese nyine afite ubuzima bwe ari gutekinga care of ni umubyeyi ndi umubyeyi mu bintu byose yakora ntabwo ngiye nakifuza yuko yaluzinga akazi cyangwa yabura akazi ahubwo ngiye mbamaranira ikintu cyatuma twese dutera imbere ariko iyo uranira ikintu cyatuma mutera imbere ukabona ntago bivamo ahubwo umuntu ari kukwihinduka they are turning the backs on you icyo ukora ukuramo akawe karenge so njyewe ntago nzarekera gukomeza kugira umutima mwiza mbonye na opportunities ntago nzabura kubishyiramo abandi kuko nanjye baba bazinshyizemo I always have to give back what I receive icyo navuga cyo umuntu n'umuntu mugari aratangaje iyo komeza uhatanye ariko bivuze man nawe ukayavuye ahantu by the way nawe wikuyeyo navuze ngo yaciye amabere yes yabaye hearted because he has been with that dude for a long time nkuko nabigarutseho kare so kuri we kuri Zinda yumvishe ko ari nko kumusuzugura niba Sunday yashize yakoze wenyine noneho bakamukora bagashyiraho abandi yes nubwo bakoranaga bagatandukana
yes boss according to her I mean according to him yambwiye ati Eric igihe sales zanjye zitameze neza ngomba gukora change ariko gukora change basi namenyesha there is a time I held him even when things were not okay. You get it? So ikosa yakoze nuko atarambwiye ibyo bintu yagombaga kungisha inama and it was very clear with what Muyango yari yapostinze n'ibyo ari bimaze iminsi biba bitari kubitirana no gusohora iyo flyer nayiriho batangishije n'inama nanze agasuzuguro. Zinda ahari ntago Muyango yaba aryoshye kukurusha mu guhostinga akaba ariyo nashaka abaryoshye nta kibazo. No sorry ndavuze ngo no please shari Muyango uretse gato eri kutunya abantu banyumva nabi nabajije ngo timwumve kuryoha mutumva ukundi ndavuze imiho